nk'uko mubibonye tumaze kwakira Micomyiza Jean Paul woherejwe n'igihugu cya Sweden yoherejwe kugira ngo akurikiranwe n'inzego z'ubutabera zo mu Rwanda kubera ibyaha akurikiranyweho. Ni ibyaha bitatu muri rusange, hari icyaha cya jenoside, gufatanya cyaha muri jenoside n'ibyaha byose nyoko muntu n'ibyo akurikiranyweho. Ni ibyaha yakoreye mu ntara y'Amajyepfo. Ubundi yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda igihe akora ibyo byaha. Ngira ngo rero ibikorwa byinshi yakoze akekwaho, ari nayo mpamvu igihugu cya Sweden cyahisemo kumwohereza kubera ko yagize umwanya uhagije wo kuburana mu nkiko zaho, aburana koherezwa mu gihugu cyo mu Rwanda. Urukiko rero inkiko zaho zemeza ko basanga nta mbogamizi n'imwe yatuma ataza mu Rwanda. Niyo mpamvu hafashwe icyemezo n'urukiko rwa Sweden kugira ngo aze akurikiranwe n'inkiko zo mu Rwanda. Ubundi niyo baraburanye mu nkiko gacaca iyo umuntu yoherejwe mu gihugu n'ikindi gihugu kugira ngo aburane mu Rwanda, ibyo nabyo bifatwaho icyemezo. Ibyemezo byafashwe n'inkiko gacaca bivanwaho kugira ngo noneho urubanza rutangire bundi bushya. Niko bigenda. Rero yaba yaraburanye inkiko gacaca cyangwa se ataraburanye, ibyo bizasuzumwa kuko agiye gutangira kuburanishwa ubu ngubu muri iyi minsi. Ngira ngo ubu ngubu baratangira amenyeshwa ibyaha aregwa n'urwego rw'ubugenzacyaha, hanyuma nyuma azagezwe mu bushinjacyaha, noneho dosiye iregerwe. Ubwo ni ukuvuga ko ibijyanye n'amategeko byose bizasuzumwa, nidusanga yaraburanye n'inkiko gacaca, icyo gihe ibyemezo bizavanwaho kugira ngo aburane bundi bushya. Kugeza uyu nguyu ni 29 kuko tumaze kwakira ubu ngubu dufite mu Rwanda 28, ariko uyu munsi araba uwa 29. Ngira ngo wenda icyo navuga, intambwe irahari kuko kuva muri 2005, kuko umuntu wa mbere yoherejwe muri 2005, uyu munsi turi 2022 tumaze kwakira abantu 29, 29 uko nabivuze. Twohereje impapuro zigera ku 1147. Urumva ko ntabwo biramera neza cyane, ariko ni intambwe. Ngira ngo ibi byaha ni ibyaha bidasaza, bimara igihe kirekire. Buhoro buhoro ibihugu turakorana bitandukanye, byaba iby'i Burayi n'ibyo muri Afurika, ariko nibaza ko icyo twifuza nuko byihuta kandi turabyizeye ko bizihuta kuko ibihugu byinshi turakorana, kandi hari n'abaza mu Rwanda bakaza gukora amaperereza, n'ubu harabahari. Nibaza rero ko buhoro buhoro nk'uko nabivuze ko icyaha cya jenoside kidasaza n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu, nubwo impapuro navuze ko zirenga 1000, hakaba hamaze koherezwa 29 uyu munsi, ariko twirizera ko tuzageraho abantu bakaba banakoherezwa. Si n'ibyo gusa, kubera ko hari n'ababuranishwa hanze nabo, wenda kuko ibihugu bitandukanye hari byaburanishije abantu hanze bagera kuri 24. Nabamenyesha ko n'iki gihugu cyohereje uyu nguyu Micomyiza uyu munsi ubwacyo cyaburanishije abantu 3 mu bihe bitandukanye, ndetse bakatirwa igifungo cya burundu bose uko ari 3. Birumvikana ko baburanishije abantu 3 mu nkiko zabo, ariko uyu munsi bohereje undi. Byumvikana ko nabyo tunabishima, tunifuza ko n'ibihugu bitandukanye nabyo ngira ngo imbogamizi zo ni nyinshi nk'uko bivuga. Hari abahindura imyirondoro, birumvikana iyo umuntu ashakishwa ashobora guhindura imyirondoro ye. Hari guhindura imyirondoro, hari kwimuka mu gihugu buri kanya. Niba wenda tuvuge n'undi ari muri Sweden akaba yajya muri Denmark cyangwa akahava akajya mu Bufaransa, ibyo ni ibintu bakora kenshi. Hari n'ibyo bakora bindi byo gushyira n'amatangazo ko wenda n'umuntu yanapfuye, nabyo barabikora. Ngira ngo imbogamizi zo zirahari, ariko ntabwo biduca intege kuko ukuhindura imyirondoro natwe turabimenya, noneho tugakomeza dukurikirana kuko nizo nshingano zacu kandi twibaza ko ibyinshi tuzabigeraho.